Ya, reka tugushimire kandi tuguhe ikaze wowe ukomeje kudukurikira kuri channel zacu. Ngira ngo nizere yuko aho uherereye hose umeze neza, kandi nimba bitanameze neza ni ukwihangana. Baravuga ngo umunyarwanda yaciye umugani avuga ko nta gahora gahanze. Ejo biba ari byiza, ejo bikaba bibi, ariko byose ni Imana tubicamo kandi tukabicamo twemye, ubuzima bukongera bukaba neza. Nizere yuko wowe rero uri mu Rwanda umeze neza, ndetse nawe udukurikirana uri bwota amasimbi, ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Imbere ya kamera zanyu cyangwa se imbere yanjye turafite umumama mwiza cyane kandi mumenyereye, yitwa Mama Nana. Njye mwita Mama Nana, ariko afite irindi zina. Natangira twibwira. Turakwakiriye Mama Nana. Urakoze cyane. Mama Nana nitwa Mukazayire Devota, nkaba ndi umubyeyi ushima Imana, ndumva nta kidasanzwe. Amen. Dukurikije cyangwa se dukomoje aho ngaho ugiye kutuganira kumva n'imvano bituma insengero zimwe na zimwe turi kumva ngo bazifunze, Grace Room ngo bayifunze, kwa Yezu nyimwe ngo bahafunze, hari n'izindi tutamenya buriya ziba zigiye zitazwi cyane. Izo tuba twamenye nuko ziba zarubatse izina kamvuguko. Nkawe wagiye ujya ahantu hatandukanye nko muri Grace Room ndetse no kwa Yezu Nyirimpuhwe warahagiye, niho iwanyu. Ndanahaturiye kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ubona imva n'imvano cyangwa se igitera gufunga ziriya nsengero bituruka kuki? Rero ngewe ifungwa ry'isengero ryarambabaje, ndicara hasi ndababara mu gihe hari abo byanejeje, ariko muri kwa kubabara kwanjye ndanicara ndatekereza, nkora n'ubushakashatsi, nza gusanga buriya leta yacu ni umubyeyi, kandi ikindi bazi ubwenge, baranareba, kandi ibyo barebye nanjye nibyo nabonye. Ariko se reka nkubaze, muri iki gihugu cyacu harimo amadini menshi atandukanye, twese Imana dusenga ni imwe. Uretse nda kwa Yezu Nyirimpuhwe bambaza umubyeyi Bikira Mariya, ariko nabyo barasenga, ariko handi twese dusenga Imana imwe. Ariko ikintu nabonye kibabaje, urugero niba umwe asengera muri ADPR, undi akaba asengera muri Grace Room, ni urugero, cyangwa se oya Grace Room byo ni icyumba cy'ubuntu, si n'itorero buryo, undi akaba asengera Restoration Church. Uwo muri ADPR ahura n'uwo muri Restoration ati mwebwe muri abapagani ntimukizwe, yahura n'umuprotestant ati mwebwe ntabwo mukizwe, yahura n'umudivantiste ati mwebwe muri ab'isabato gusa nta gakiza kanyu. Hakabamo ihangana mu madini. Niyo mpamvu rero njye mbona ko leta yabyitegereje igasanga ibyo bintu birimo akavuyo, ubitireka insengero nzigabanye, kuko njye ntekereza ko n'ibyaha byinshi bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, nkurikije n'abantu basenga n'amadini ahari, ntabwo byakabaye bikorwa, kuko abenshi bari gushinga insengero ari bizinesi. Akicara ati ndangije kwiga degree yanjye, agakubitaho teoloji, akicara muri salo ye, agatumira abandi bagenzi be nka babiri ati ubushomeri wawe ubushomeri, nimuze dushinga idini. Ngiye kuba pasiteri, wowe uzaba diyakoni, ati wowe uzaba umukangurambaga, uzajya uzana abantu amaturo hanyuma tuyagabane. Yamara kubirema gutya inama yuzuye, idini bakaba bararishinze. Niho handi usanga iyo amadini amaze gukura, amafaranga amaze kugwira, amaze kuba menshi, batangira kuyarwaniramo. Akaba ariyo mpamvu leta yagize gute, yafunze amadini. Impamvu rero jyewe ntanabitinzeho, byabanje kumbabaza, ariko igihe kiza kugira ndicara mbitekerezaho, mbisanisha n'ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana, nsanga iyo baza kuba nta byaha runaka byiganje mw'ayo madini, batari kuyafunga. Kuko jya nashingiye ku ijambo riri mu Ngoma za 2, ndarisoma kuko
umuntu agomba no gutanga ibihamya. Ijambo riri mu Ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakirize igihugu. ngo niba hajeho imporera nk'izo zo gufunga amadini cyangwa kurwanya abantu b'Imana, iyo uzi neza ko ibyo urimo ubirimo neza utavangavanga, niryo iri jambo rivuga ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga bakanakira nanjye nzumva ndi mu ijuru nururuke nze mbakirize itorero, kimwe n'uko mbakirize igihugu. Ijambo niryo rigomba kutubera icyitegererezo. Umukozi w'Imana Eliya habaye ibibazo, agirana ibibazo n'umwami. Amaze kugirana ibibazo n'umwami Ahabu bitewe n'ibyaha byinshi byakorwaga, hari aho umugore Yezebeli yicishije umukozi w'Imana Naboti amuziza uruzabibu rwe. Igihe kiragera Eliya ahagarika imvura, imyaka 3 n'igice imvura itagwa. Umwami arangije aravuga ati Eliya mumunzanire. Ariko kuko Eliya yari ari kumwe n'Imana, baje kumutwara, Imana iramubima. Imana iramubima rwose ko ari izi neza ko Eliya bihagazemo neza. Twabuze rero abantu babihagararamo neza, kuko dufite abantu babihagararamo neza. Ntabwo RGB yategeka itegeko ngo Grace Room ndayifunze. Byonyine n'umwuka wo kubivuga ntiyawubona, kubera ko umwuka w'Imana aba ari aho hantu. Ndacyatsinda iri jambo ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga. Uzi ikintu kijya kimbabaza? Ni ukubona umukozi w'Imana, umupasiteri runaka, nabibonye muri Grace Room, agiye kwinjira, uko uzi ko umwe perezida wa repubulika aba agiye kwinjira muri stade, abantu bose bakabakumira ngo mwigireyo. Niko n'abakristo babigiza hirya, nimwigireyo. Abafite n'amaescort, n'uwari ugiye kujya kuri toilette aramuhagarika ngo pasiteri agiye kwinjira. Njye narabibona, ni kuba pasiteri agiye kwinjira se bihuriye nuko ngiye kuri toilette? Ngo hoya ngo subira inyuma. Mbese bihaye ibyubahiro birenze. Ibyo nabyo bibabaza Imana, kuko niba ari ikintu Imana ifuhira mu buzima, ifuhira icyubahiro cyayo. Ugasanga koruteje abantu hano baramushagaye, n'aha barahari, n'imbere kwa kundi uzi perezida wa repubulika yinjira muri stade, niko n'abapasiteri b'iyi minsi basigaye bameze. None se ubwo ni ukubaha Imana cyane bo biyubahisha? Akaba aricyo kirakaza Imana n'izo sengero zigafunga. Nko kwa Yezu Nyirimpuhwe, mu by'ukuri kwa Yezu Nyirimpuhwe hahora abantu benshi baza gusenga. Niho mba niho ntuye. Bavuga yuko mu byanateye yuko haba hafunzwe by'agateganyo n'abantu benshi, umuvundo w'abantu benshi kandi badafite space nini, baba bariho baba begeranye cyane. Si icyo cyonyine, nibo baba babonye umwanya wo kuhakorera ibyaha, kuko ndi mu bantu bahakoresheje amasuku. Nari umuyobozi ngituye hariya. Iyo twajyaga gukora amasuku, Prudence twahayoraga, zari igitero cyazo, kandi ngo baje gusenga Imana. Baje gusenga. None si ubwo bikorerwamo hariya aho ku manywa? Ku manywa aho mu mashyamba, aho ngaho rya shyamba rikikije kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ugasanga abantu barimo bikinze ku gihuru. Mbese ukibaza se aba bantu baje gusenga, baje gukora icyanga? Niba tubabarire, niba twinjiye mu byo gusenga, twinjiye mu byo gusenga, kuvangavanga amayidini. Ibyo byo wenda nk'icyo mbibonaho ni kwa kundi no mu byumba by'amasengesho cyatumye babifunga, abakobwa benshi bahatwariraga amada.
wenda dufite kuvuga ngo bamwe baba bagiye gusenga ariko nta bajyanwa na kamwe, hari ababa bajyanwe no kwiba, hari ababa bajyanwe n'izo ngeso z'ubusambanyi. Iminsi namaze mu bintu by'Imana, namaze ahantu basengera, iyo musenga by'ukuri muri mu mwuka umwe nta muntu waza gusambanira hafi aho, ntibishoboka. Reka nguhe nk'urugero, urebe ukuntu amadini utamenya ibyayo. Sinzi niba wabonye itangazo ADEPR yasohoye ry'abandi bapasiteri birukanye ngo 102 birukanye muri ADEPR, birukanye nta cyaha runaka cyabirukanye ariko babasezereye tu. Kandi ku cyumweru hari aho nasengeye n'abaye umushyitsi, nsanga ngo bafite amasengesho y'iminsi 85, iminsi 85 ngo kwitegura yubire y'imyaka 85 ADEPR imaze ishinzwe. Barimo barategura amasengesho y'iminsi 85 deja barayatangiye. Ubu twatangiye kwitegura amasengesho y'iminsi 14 ya Pentecote, kandi barimo barirukana abandi bapasiteri. Ese abapasiteri birukanye bo barababona bate? Barababona bate? Ntacyo babirukaniye kigaragara, nta cyaha bakoze. Kubera iki? Inda nini. Ejo rero nibazifunga ngo badufungiye insengero. Muri iyi minsi hamaze ikindi gihuha kivuga ngo Dove Hotel, gute abakristo bashinga hoteli isohokerwamo n'abantu baje kwisambaniramo, kandi mu mafaranga yavuye hehe? Mu bakirisitu. Ndi umumambure, nanjye ari ibihumbi byanjye 40 byageze watanze kuri Dove Hotel. Ukibaza iri yirukanwa ry'abapasiteri nta kindi kiritera, ni ukuba batumvikanye kuri ayo mafaranga. Ibya Dove byo tubigarutse ntago byemezwa kimwe cyangwa se ngo bose babihurireho. Dove ni hoteli, yego, hoteli kandi yemerera buri wese kuba yahajya cyane, kandi bikongera bikaba ngo ni hoteli ya ADEPR, y'itorero rikijijwe cyane, ritanywa inzoga, bambara bakikwiza, ridasambana, bambara bakikwiza, kandi hari pisine, kandi pisine nta muntu nambara bikini, nta muntu wambara bya bikanzu babyita biriya bikanzu binini bambara ba ADEPR. Ntumiteho mukiza, biriya ntabwo wabyogana. Reka ntabwo wabyogana. None ni gute idini rya ADEPR riha ubwisanzure abashaka kwambara bikini kugira boge, n'abashaka kugira icyo bakora bakajya mu byumba byabo bakabikora, bakongera bagahindukira bakavuga ati ADEPR ntabwo twemera ibi. Nibyo byose ni bya bindi byose leta yitegereza ikabona ko hari ikintu ukora, ariko inyuma y'iki kintu hari ikindi. Yego. Ubwo rero icyo nifuza ko abantu bagendera kuri iri jambo ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nanjye ndi mu ijoro nzumva gusenga kwabo nururuke mbakirize igihugu. Bivuze ngo habe Grace Room, habe kwa Yezu Nyirimpuhwe, habe ayo matorero yose afunze, nibace bugufi basenge koko, niba bazi yuko nta kindi kibiri inyuma ari ugusenga, Imana izabakingurira insengero. Naho abantu barashakuje, hari igiterane twigeze gukora, nanjye nanagira ubuntu bwo kukibonekamo, ngo gisaba ububyutse. Umugabo aravuye muri Canada aravuga ati muririre ububyutse cyangwa murore ntabwo muzapfa mugezeho, kubera yuko nta bumwe mufite. Umumetodiste aricarana n'umwadeperi ati we ntiwansengera, muzasengera ububyutse gute mupingana mutumvikana? Kutumvikane rero, ubwumvikane bukeya nibwo butumye aya madini yose afungwa, nta n'ikindi. Kuko ubundi nibwo bavuga ngo uduti dutatu nta wabasha kutuvuna.
ngo ariko kamwe kamwe ko ntabwo gakomeye. biba Iyo baza byoroshye. kwishyira hamwe bagasenga Imana bombi bose bagashyira hamwe bagasenga Imana bakumvikana bagakundana, mu restoration akajya kubwiriza muri ADPR, mu ADPR akajya kubwiriza mu Badivantiste, gutyo bakaba umwe, ntawe uri kubamenera. ubumwe. Kandi ikindi kibabaza leta si ikindi, abantu barasenga ni benshi ariko abanyamanyanga ni benshi, ntibahinduka. Abajura ntibahinduka, indaya n'ubundi utubyiniro ni twa tundi ntizihinduka, barimo barasenga iki? Ngiye nkaba nasaba abantu badukurikiye, abanyamadini badukurikiye, rwose bace bugufi basenge bagendeye muri iri jambo ryo mu Ngoma za Kabiri ibice 7 umurongo wa 14, bicishe bugufi basenge. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru izamanuka ibakiriza igihugu, ibakiriza amatorero. Birababaje. None ikindi kibabaje, usanga uw'itorero rye ritafunzwe yishima hejuru kuri mugenzi we, ati uriya baramufungiye, ati babayoboke biwe ngiye kubazana. Mw'iyi minsi 85 ADPR ifite yiriza ubusa isenga ngo yubire, yagombye guca bugufi gasengera n'andi madini bagahuza bakaba umwe, kuko iyo bamaze kuba umwe ntawabameneramo. Ariko ikibazo usanga abantu bose bashaka kugambanira igihugu barajya mu idini. Niyo mpamvu ntabwo leta ikidufitiye icyizere. Araca muri pasiteri kanaka, tuwe kubera ko ufite abayoboke benshi wajya wigisha Bibiliya ugacomekamo n'aka kantu. Rero ni ikibazo. Ni nabyo ahanini Grace Room bayigizeho ikibazo, kandi nanjye nakigira. Meya aratumiza inama, meya bakavuga ati meya azaza kudusura igihe iki n'iki, akaza abaturage batarenze 50. Ariko Julienne arafata abantu barenze 5,000 akabashyira muri stade kandi akabategeka kwambara uniform imwe, bakaza bayambaye. Niba basha kubwira abo bantu, ariko kuki nta n'amatangazo atanga we ku binyamakuru? Kandi tubyigana twiyandikisha, kandi yubwira ngo uyu munsi wiyandikishijeho wuzuye, wajya kuwa kabiri nawe wuzuye, ugasanga abantu barabyigana. Nta nubwo ari ukuvuga ngo abantu bose muzi, oya, ni online, agatanga igihe cyo kwiyandikisha, wajya kwiyandikisha ugasanga abandi buzuye. Si ikibazo, ukaba ikigande kuri leta, ariko pasiteri yagutumira ukagenda wiruka. Ibi byose leta birayibabaza, n'ibitumira inama y'abaturage ntibaboneke. Ariko pasiteri yatumiza igiterane kandi bakazaza bambaye imyenda imwe, bakaza ku isaha bakanaza mbere yabo. Ni ikibazo. Question mark. Nibumvire pasiteri ariko na leta bayumvire. Baravuga bati tugiye gukora iki? Nk'ubu ngo bishyuraga miliyoni 20 nazirenze ku munsi, zikishyurwa zikaboneka, ariko leta ikavuza induru, mwishyure mituwere, bikaba ikibazo. Kandi amafaranga yo kwishyura mituwere utayabuze. Abo bapasiteri rero nibashyire imyumvire mu baturage, babashe kumva ko bagomba kumvira na leta. Nibyo rero bibabaza leta ikabifunga. Nkansaba abadukurikiye batubabarire, bafate igihe cyo gusenga, niba kuko ibyo basenga ari ukuri, biri mu kuri. Kuko iyo usenze uri mu kuri, uri mu mwuka, Imana irakumvira kandi ikagusubiza. Ngira ngo hari ibyo wavuze by'ubufatanye, nk'abapasiteri cyangwa se amadini agahuriza hamwe ibitekerezo no gukora, bakavuga ati tugomba no gukurikiza n'ibyo leta ivuze, bakabikangurira abaturage. Nabyo bigafasha, kuko byatuma bibona leta nayo njya mbibona nk'umuntu nze cyane mu bakatolike. Niho nabibonye mu bakatolike bafite nk'ibigo by'amashuri, ibigo by'inunze by'ubuvuzi, bino bigo nderabuzima byinshi ugasanga ni iby'abakatolike. Rero babaye bajya kwigisha bagashyiramo n'ikintu gituma abaturage bagira ubuzima bwiza, buriya leta mbona nabyo
ese nta ukiri aho kibazo reka nguhe yagira. urugero dufite amatorero urugero ni menshi muri Kigali ni menshi pe ariko ugasanga dufite abakene bananiwe kwishyura mituweli kandi bajya no gusengera muri ya matorero ni ikibazo ugira ngo ayo matorero avuze ati twebwe abo bakene tugiye kubishyura mituweli ugira ngo leta yo ntiyaba yorohewe leta yaba yorohewe kuko hari abakene bo hasi leta yishyurira ariko abo banyamadini bihaye peni bakavuga ati turishyurira abakene bacu dufite mu rusengero bakanasohoka hanze kuko hari abakene batabasha kwinjira mu rusengero baheranywe na sinabyita niba ari n'agahinda wumva ko Imana yabataye badashobora kwinjira mu nzu y'Imana nabo bakajyayo bakabishyura mituweli udafite aho kuba bakahamushakira kuko agenzi neza nigeze gusengera Grace Room one day haza umugore w'umukene Julienne ahita ashyiraho itangazo rimusabira amafaranga yavuye batanze miliyoni 5 ako kanya bahita bayaha wa mukene cyane Julienne ahise avuga ati ntabwo tuyaboha mu ntoki turashaka ikintu yakoresha ku buryo utera imbere ibintu by'ubukene bikarangira uranava tugusengera bisobanuye ngo bishyize hamwe akavuga ati tugeze mu gihe cyo tugiye kwinjira mu mwaka wo kwishyura mituweli tugeze mu gihe cyo kwishyura mituweli dusanga agace turi gukoreramo mushyire igiseke hariya twishyure abaturage mituweli kugira ngo leta yo yabigushaka iki ntacyo yaguhagarika ikubaza kuko ubu yifashe ariko buriya tuvuga ibyo dukora niba uvuze ko usenga ukijijwe erera imbuto n'udakijijwe abibone ariko uraturana n'umuntu w'umutindi w'umukene ukarya neza ukanasohoka ahubwo umutera ivumbi tugaragaza ibikorwa byacu uretse ko Julienne we yari yagerageje hari abagenda afasha bikanagaragara itsinda rinini akaryishyurira hari nk'abana yishyuriye inifomo ikigo cya Remera riri hariya hahoze ari muri Banyahe inifomo bambaye niyo waziguze ariko uko biri kose iyo usenga ukanakora n'ibikorwa leta iravuga uti wa muntu narondogoye nagiye muri byinshi hamwe no gusenga Imana ntabwo twakwiye kwibaza impamvu insengero zifunze nk'ubu ngubu umuntu usenga bya nyabyo yagenda agapfukama agashyira ibipfukamiro hasi agasengera uriya muntu wo muri RGB bugacya mu gitondo avuga ati urusengero ndarufungura ubwo amasengesho yawe niba uzi neza ko koko nta bindi biri inyuma nta bizinesi irimo abahanuza aza akaguhanurira ibinyoma udufaranga twawe ukatumuhereza agahita adutwara ibyo byose rero ni ibintu bibabaje Imana ni ibintu bibabaje leta kuko Imana ikorera mu bayobozi birababaje ngira ngo ba nyiramadini bumvishe icya mbere ni ugukorera hamwe no gusenga cyane no gukora ibikwiye tugafasha leta ibindi byose Imana izagenda iduha umugisha reka tugushimire cyane mama na nawe murakoze cyane reka namwe mwari mudukurikiye tubashimire uruhare mudahwema kutugaragariza mukora subscribe share like na comment ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao Imana ibahe umugisha cyane